Samiri yabaye nk'ugikomozaho. Imyiteguro na nubu APR iracyayikora nabi. Precision. Ndabizi ubundi uko abantu babara precision ku rwego rwo hejuru bakunze kubara hagati y'ukwezi n'igice n'ukwezi byibura minimum ibyumweru 6 cyangwa se 4 niyo precision nziza. Ariko kubera Sekafa yaje navuga ngo mbere gato Samiri y'igihe abakinnyi baba bararuhukiye ushaka kubyuma umukinnyi washoje mu kwa gatandatu mu ntangiriro kumuha ibyo byumweru 3 nawe akaruhuka akabona kugaruka agakora precision n'ibyumweru 3 bira making sense kuko baba bakeneye kugira n'umwanya imiryango no kuruhura umubiri bakana switching off bakabanza bakagira kanya ka vacances ibyo nibyo. Ariko hatari irushanwa nka Sekafa ryaje muri uko kwezi kwa 7 nyine muri ari amatariki ryatangiyemo mu Rwanda tuba dufite uko kwezi n'igice burya kuba guhari. Ni gute APR yakwigira ku yandi makipe tubona mu karere uko umuntu akora imyiteguro iri seriye? Kimwe mu bintu bikomeye twabihereye kuri Bayern buryo umuntu ahera ku makipe mato APR kwe gukora next season nk'isomo igomba gusigarana. Precision itegurwa neza nko gutegura andi marushanwa. Uti bigenda gute? Umuntu akibareye muri budget, ubwo ndavuga muri Minadef abantu bakora budget ya APR, uratangira ukavuga ngo abakinnyi wenda bazaripotinga wenda dushoje wenda zacu mu Rwanda kenshi narangira ku itariki 30 z'ukwa gatanu cyangwa ku itariki nk'iyambere kwa gatandatu muri amatariki rwose hafa ukwezi kuzuye muragufite ukabwira uti rosenke z'ukwa 7 mwese mugomba kuba mwageze hano. APR ikaba yaraguze abakinnyi igomba kuba yaraguze kugera kuri 5 z'ukwa 7 ikaba nabo yari ifite bagomba kuba bahageze bose kuri 5. Icyo gihe ubakubita icyo cyumweru bagakora iyo myitozo guhera ku itariki 5 kugera ku itariki 12 bakora imyitozo gusa nibwo ushyiramo nk'intare. Turi ku itariki 12 bamaze gukora icyumweru ugashyiramo intare 11 abanjemo ukaza no kubakuramo ugashyiramo abandi bagakina 4-5 bagakina n'intare. Icyo gihe uhita usanga nka Gorira nayo yaratangiye n'urugero cyangwa nka Gasogi bakunda gukina na Gasogi. Nyuma y'ikindi cyumweru ugashyiramo Gasogi ukubise yo good 2 weeks mu Rwanda. Ruvuyanga kuri abari bateguye ikintu cyitwa inkera y'abahizi. Niba ikipe utazitume ngo zigusange wowe zisange ariko ugende ukora izindi match 3 byibura zifatika z'amakipe ajya kumera nkayo muzakina mu marushanwa nyafurika. Niyo mpamvu ubishoboye ushobora gupanga APR ifite uburyo kuri ako kantu nk'ubo ngo Vipers yabwiye FUFA n'abategura icyo bita Super 8 na wa muterankunga wundi w'umuhondo yarabwiye ati irushanwa ryayo ntabwo turi buri kine kuko Uganda bo bagira muri Uganda bagira amarushanwa 92 azwi y'umupira w'amaguru. Barabwiye ati twebwe turashaka kujya mu matsinda kandi Sekafa niyo iri buduhe room yo gukina amakipe asa nayo tuzakina mu marushanwa mpuzamahanga. Barabwira ati ibyo bintu byanyu bya Super 8 byanyu by'amakipe 8 ya mbere ntabwo tuzabyitabira, reka tujye gukina Sekafa ko niho tuzahura na challenge zisa nizo tuzahura nazo. Aramukomediye yitwa Makawa w'umunyakenya ajya avuga ngo very good very good. Nibyo kabisa amakipe aguha challenge ijya gusa nayo muzakina mu mikino nyafurika. Aho no ushobora kureba mu baturanyi muri Tanzania ukaba wavugana na Singida ni ikipe igikina imikino nyafurika za Confederation, ukaba wavugana wenda niyo Simba cyangwa Yanga cyangwa Zamu ukagenda gukina izo match nk'ebyiri. Izo match ebyiri uzikinye Tanzania uzikubita mu minsi yawe myiza nk'icumi uzikindi kintu ukoze guhindura ukabajyana ukahindura miliye mugakorerayo yabifashije. None ukagaruka hano mu Rwanda ukongeraho Super Coupe uburi bukine soit Rayon Sport cyangwa sindi yatwaye ikindi gikombe. Ugize match zawe 5 mu maguru ugiye gukina imikino mpuzamahanga wamaze kuzikina ariko waragize ukwezi n'igice kwa precision kwimbaraga
cyangwa ukwezi. Dore rero icyo APR ikora, isuzugura iki kintu cyitwa pre-season, kandi icyo kintu niho umwarimu umutoza akorera ibyo bita correction. No kuvuga ngo ni ibintu mugiye kwinjira, nta mwanya w'imyitozo wundi munini babazongera kubona. Niho acurira cya kintu bita style of play, uburyo bw'imikinire. Nibwo avuga ngo tuzajya dukina gutya, tuzajya dusora umupira gutya, bizajya bigenda gutya, akagerageza ibintu byose, akajya no mu specific gukosora umuntu ku giti cye, utwo tuntu twose, kuko aba afite umwanya w'ukwezi cyangwa kurenga. Urumva niba bakora imyitozo buri munsi Ruvu Yanga ikomeye, bashobora no gukora kabiri ku munsi, batangira bakora rimwe, ariko nk'ibyumweru bibiri iyo bimaze gushira, ibyumweru bibiri bya nyuma ubakubita ku gukora kabiri ku munsi umubiri wamaze kumenyera. None umukongera imbaraga, icyo gihe ubusanga umutoza ashobora kumarana amasaha byibura 6 n'abakinnyi ku munsi. Icyo gihe ntacyo uzongera kubona muri champion. Niho rero ajya no mu specific, nibwo abasha no kudetekta ubushobozi buri mu mukino, ni nabwo anabona imbaraga umukinnyi afite n'intege nke akabasha kubyiga. Nibwo amenya uburyo yategura imikinire, akagira ibya bintu twita plan A na plan B, akurikije karite yagiye yanokinga mu bakinnyi ziri kuva muri babandi yaguze nabo yarasanganwe. Nibwo bakinnyi babasha ku exprime bakakwiyereka, kuko you spend much time with them, mubasha no kubona uburyo bashobora gukina. Icyo rero APR ntigigikora, iteka abakinnyi bahora ari bashya mu maso ya. Niba nkumva neza isomo APR kuriye gukura muri Sekafa no kujya itegura pre-season, prepara pre-season uyihaye imbaraga icyambere, icya kabiri. Ariko banabikora no kuri Royo. Reba ukuntu Rayon Sport iri gukinisha abakinnyi benshi bashya, 9 muri 11 babanzamo muri Rayon ni bashya, usibye Kabange na Ganijo bari kubanzamo bari bariseze ishize, abandi 9 ni bashya. Ariko kuki tutabona ko ari bashya? Rayon Sport yakoze yo pre-season igicumbi, iritegura biri serie, ikora match za Jamus, ikora izo match twavugaga za Gor Mahia, ikora match ya Rayon de nkuko arubivuze, ibasha byura kugira izo match ebyiri mu maguru. Ariko banagize n'izindi match ubwo hagati yabo bahereye kuri U21 yabo, yego hagati yabo ni nkayo ntare yabo, bagira ukuntu nyine babihaye, bagenda bakura nka bya no bavuga guhera ku ntare kujya kuri Gasogi uzamuka. You see, icyo ni icyambere. Cya kabiri gihari none mu kuvuga ngo abo babikora nibyo. Hari video nigeze gupostinga kuri Instagram yanjye, unfortunately rero ntitwaye postinga kuko Bayani yaduhana, nari nahaye Didi, ariko dusanga si byiza ko twashyiraho. Tuzareba wenda ukuntu twabikora handi. Reka mbabwire, nta muntu n'umwe nabonye hari n'abari kubivuga, n'umuyobozi ba APR babyumva, nta muntu n'umwe ushidikanya kuri document za Muze Tarib. Nta nubwo ngiye navuze ngo yirukana, please. Hari n'umuntu wavuze ngo yirukana, ntabwo tuvuga ngo yirukana, afite ubushobozi bw'ibyo yize, nahabwa abamufasha. Nta mutoza umujya wanima imyitozo. Ruvu Yanga nari impari, wari uhari, CDS yari ahari, twarabyiboneye avec amaso yacu abiri. Tarib ariko anima imyitozo hari ishyirongera last time cyagiye tujyayo. Na Fande Mugisha yari ahari, uri kuyora APR ngo siko byagenze. So wari uhagaze mu kibuga, so wari ufite filime, so wari uri kuvuga ngo Alezi Regard siwe turi kumubeshyera. Mugende sinzi iyo video wenda mugende murebe Bayani yanima imyitozo company ari kumwe n'abandi bagabo babiri, burese afata groupe Samiri, niko imyitozo ikorwa. Mugaba abakinnyi ni benshi, reka tuvuge ko ufite abakinnyi 25 ngakorera kwa Sasha na Sostene. Exemple il était pique, merci beaucoup. Very good. Samir n'urugero rworoshye rwumvikana. Hari ingingo araha, uruhande rumwe rufite nde, Sasha, urundi rufite nde, Sostene, Rumombo. Genda groupe byibura, kuko turi muri pre-season, groupe imwe umuntu niba ari 25 dufite, umwe afite 8, undi 8, undi 8, n'umutoza abazamu afite abazamu 3. Uri kumva ko groupe kuyimanaginga bikorohera se? Uri kumva ko no gutaskinga umukinnyi ibintu ukareba ko ari kubikora neza na correction bikorohera? Niba umwe amubwiye ngo nkorera kuri aba defenseur, undi nkorera ku bataka, nanjye coach mukuru ngiye kwikora kwa mediateur, sibyo? Mukanya tuza guhuza umukino, uri kwibona? We need to know uko umupira handi ujyana. Ntago Taribu y'imyaka 62 wenyine yahagarara mu myitozo n'abantu 25. It's not professional at all. Hari undi musaza baba bari kumwe umuruta,
nuriya wa fitness ntabwo ari byo mumbabarire mwumve ibintu uko nabivuze simvuga ngo yirukanwe Taleb ariko muri yo sagesse muri yo experience muherwa Samanzi muhereze uyu mugabo utoza RG Seritimana n'abantu aperi yabona byoroshye guhamagara Fande Wili kubereza Seritimana ni nkako kanya guhamagara muri Marine guhamagara Fande Stanislas uyobora Marine kubereza rwa Samanzi biroroshye nimujye wenda kure cyane wenda ngo mwipase muremure wenda bitanaba reflecting ama budget menshi cyane sibyo base bamuha imbaraga nimushaka umutoza muto wa fitness sibyo nta muntu ukora fitness adakora demonstration umusaza wa aperi agira atya ngo akoma mashyi run so that I can run show me umukinnyi ni nk'umwana nka Serge Mwambari urebe ngafite imyaka 25 Serge Mwambari iyo agiye kubereka ukuntu bari buze kurambura ukuguru ni kwa kunda abakinnyi bajya bakora akantu kameze nka kuriya hari akanyamaswa kajya kwihagarika gakoze opposition niba ariko ashaka kugira ukuguru Serge Mwambari arabanza akabikora demonstrate muhindure coaching